uzi ko ucecetse biruta amagambo ijana ya Brian. njya numva abantu bavuga ngo iyo umuntu acecetse yumva byinshi kurusha. Nibyo se? Yego. Kandi njye warandetse ego none nariyera wizeye ndone yo kugutenguha. Ariko minyoni buriya rero hari ikintu utazi kuri Ariyera ni umunyabwoba. Ariyera iyo wanze kumva ibyo akubwira asanga abumva ibyo avuga. Gusa sinzi impamvu rero wari umuzanye cyane ko nta kintu mvugana nabo. Kandi ndabizi neza amakundana pe. Kandi ibyo ngibyo ni ibintu biba bigaragara. Sinzi impamvu rero uri muri mwihakana njye wanze ko dusubirana. Njye pe ntago wanjye ndacyagukunda we nubwo wanditse ariko oya ariko ntago ari ngombwa ngo uvuge ibanga ry'umuntu atabibera uburenganzira igihe cyose ntago ari kwabivuga. Ibyo bintu ariko ubwo birakomeye ntugize amabanga ukabigira ubwiru udashaka kuvuga nyamara wambwira nase hari ribi ryanjye hari ikibazo umbwiye. Yego ndarira amaso. Nyine byamvuna niyo mpamvu nafashe umwanzuro ko nzareka wakankunda cyane kurusha uko njye mukunda cyane. Kuko urumva naza n'urukundo rwe ruzahuza n'urwo ariko nkubaze ko buri gihe iyo ndi kuvuga kuri Brian wumva mbona utansigikiye nkwizeye nk'inshuti yanjye. Ese Brian ubona tudakwiranye? Ariko mbwira minyo buri hari ibintu byinshi umuntu adakwiriye kuvuga kuko byakangiza byinshi kandi hari n'amagambo umuntu adakwiriye kuvuga kuko yameragura umutima. Ese ushatse kuvuga iki? Erega wambwira nyine wowe aho ubona ikosa nanjye nkamenya uko mbyitwaramo nkamenya ngo bimeze gutyo wowe ibyo washije kubona njye ntabonye. Oya nagawe ngo nkubwire byinshi ibyo mba nakubwiye ni ibyo ngibyo. Okay ariko se mbwira ibyo ngibyo reka tunabireke pe. Mbwira ahubwo Keva akundana na Ariyera? Okay njye uko mba mbibona nyine tu Keva ukuntu nyine aba yitaye kuri Ariyera. Kevin. Yes. Iyo ndi kumwe nawe binyibagiza byose bikama gutuza. Si uko ndi mwiza ahubwo nuko umaze kumenya agaciro k'ubuzima bwawe bugeze. Inama zose wangiriye umwanya twamaranye bituma nyine numva ntuje. Iyo isi wicecetse ugatuza uba wumva mu mutima wawe umeze ute? Mba numva nyuzwe cyane, mba numva mfite amahoro, mba numva mfite ibyishimo, muri make mba ntuje pe. Ikintu kinshimisha ni ukubona umukobwa mwiza nkawe hari igihe tuba turi kumwe nkabona uratuje witonze nyine nkabona sinzi ukuntu umuntu wumva nyine nanjye meze to. Nyine ubwo ni byiza nanjye nyine biramfasha kuba ndi kumwe nawe igihe cyose guhera nkimenyana nawe. Byatumye nitekerezaho bituma numva ko ngarutse ubuntu. Ibintu nyine kiyabamo hamukorera nyine ntago mbona nyine bifite aho bifitanye isano nyine ko baba bakunda ariko simbizi neza. Ahubwo nakabaye mbibwira Ariyera nkumva nkaramubaza nkumva ko ari byo nyine nyanya nabyo mbizi. Byaba ari byiza nyine bibaye ari nabyo ko nyine Ariyera mushakana na Brian pe. Ariko ntukavuge gutyo. Erega Brian ndamukunda sinzi impamvu utabyumva. Nyine ndamukunda birumvikana. Ariko ntukavuge gutyo kuko ntago ariko umuntu nugira amahitamo ye. Nose Brian birumvikana namukunda. Ariko nyine wenda niba akunda Ariyera cyangwa se ukunda ukuri n'ukuza ubwo we shaka ngo umenye ngo Brian arankunda cyangwa ntago nkunda. Erega Brian ntabwo apfa kumenya ukuri kwe. Nta muntu ajya abwiza ukuri. Ubwo arasikambeshya akagenda akabeshya Ariyera ntabwo amenya ukuri kwe mbese. Niyo mpamvu nanjye ese basa azaza amakaniye njye bimenye ko yamakaniye mbivemo mbivuyemo. Ariko njye mbona shamana yanjye sinzi pe nk'uko mubyarana pe.
sinzi ikintu nakora. sha nagize ubu gusa nagufasha iki Sinzi gusa nyine wowe untekera amakuru nyine umenye neza ko bakundana. Wenda nawe nambonye impamvu nkagenda nkabyumvisha Brian nkaraka byumva kandi atanabyumva wenda yazanabyibonera. okay rero nabana kugira wowe uzashaka time uhamagare Brian mubivugane wumva ukuri ku murimo Ahubwo ndashite muhamagara bimubwire neza ahubwo nzimuhe ku murongo. Wowe gusa nyine wowe gumye undebere mvuga ibyo nahagazeho neza. okay nta kibazo nzakurebera pe Narebe nyine kambe ngiye. nabirebe bigeze Ahubwo merekeza tujyane hano hirya n'ubundi ndabona naho bari ntabwo byerekeye mu by'ukuri nyine mba numva nyuzwe. so waba waramenya agaciro k'urukundo ya narakamenye. waba uzi ikibi n'ikiza byaba byaragize se mu rukundo rwawe? Yes. Igihe cyose twamaranye byatumye ntekereza ibyiza by'urukundo n'ibibi by'urukundo. Nizere ko ubwo nuza kongera kugira ikibazo ukajya mu rukundo uzabasha kusitagura ngo ibyo bibazo uzahura nabyo. Mfite amatsiko yo kuzabana umuhungu muzakunda nyuma y'uko babajwe n'ungura urukundo. Ese igihe wambwiye ntabwo cyari cyagera? Ufite amatsiko? Ntabwo kiragera. Wihaye nk'igihe kingana ute se? Nta gihe nihaye numva byaje nyine ubwo nzajyamo. So ntabwo wari watuza mu mutima no mu mutwe ku buryo wumva ko icyo gihe cyari cyagera? Mu by'ukuri kuva natangira guhura nawe ndatuje meze neza. Subona ko ku ishuri nsigaye nseka nishimye. Mfite ibyishimo byinshi. Nkeka ko icyo gihe kiri hafi. Wakwihangana ukazambwira se nk'igihe cyazabera? Ariko mfite amatsiko menshi ujye wibaza impamvu mpora mbikubaza. Nawe nibiba uzabibona. Nisa nkaho uba wumva umutipe muzakunda azaba ateye ite, imico n'imyifatire? Mu by'ukuri umutima wanjye n'uzahitamo. Nuvuga ngo igihe cyose nzaba nongeye kurwinjiramo. Ubu umutima wanjye uzambwira uti no, nuko nyine amaso yazaba yarangije kwitegereza imico ye, imyifatire ye, kuganira kwe, ibikorwa bye, ubwenge bwe. Kevin. Yes. Nari nzi ko kwiyakira ari uguceceka. Mariana. Karama. Gutuza no kwandika no guceceka ibyo biba umutuzo muri wowe. Inzi no karamu uzakomeze kwandika inkuru zakugeza ku ntego yawe. Rakoze. Karamu. Zakugeza ku rugendo rwawe kandi uzanatsinde uzagera ku ntego zawe wifuje. Rakoze cyane. Ikaramu rero ni nk'akabando ubu ngubu mpaye. Alo? Ariera bimeze bite se? Ndagushaka hano inyuma rero mvaye mubwire ndumva hari ikintu nshaka kubwira. Hazigana nshaka ko tugerana. Oya wigere kumbaza ngo ndashaka kubwira iki? Wewe ngwino cyumve, wewe wumva icyo nkubwira. Se kuki udashaka kuza waje nakubwira? Wewe banguka nta kibazo ngira icyo nkubwira ndumva ngusabwa pe. Ndumva ndi kugusabwa banguka. Nyaruka dore n'iminota iri kugenda kandi dore buri kwira. Sawa nari ngabo banguka. Simko mbona ari gutindiye umukobwa arabusa ashaka kunyereza kandi azahana. Ariera rero bitese. Bikiza ate? Shana mva gutera bituza ate. Mva guri kwitinza numva udashaka no kuza. Nahise nza niruka. Biragaragara ko je wirukanka pe wahagiye. None ni sawa. Diane kubundi ku cyo hora umbaza ku by'urukundo rwanjye na Kevin. Y'urukundo rwawe na Kevin. Ku cyo mpora mvuga nkaho utumva ibyo mvuga. Okay. Ariera. Hari amakuru menshi yamenye kuri Bayani. Naje kumenya ko
asigaye akinisha imitima y'abakobwa benshi nyine bagenda babeshyabeshya ibintu nk'ibyo rero numvaga nshaka kubyara n'inshuti yanjye ntabwo natuma ujya mu mazi abira kandi nkureba inshuti yanjye. hari undi mukobwa asigaye akundana nawe se atari njyewe? njye uko mbibona nyine mba mbona ntazi gusa nyine nagira ngo mbikubwire nawe ubimenye. nyine njyewe icyo nshaka kumenya hari umukobwa uzi baba bakundana cyangwa Brian ari gutereta? shase nakubeshya pe gusa njye nuko mbibona nuko ngenda mbyumva gutyo nyine bagenda babivuga. ariko uri inshuti yanjye uko ndi kukumva uri kugenda uca utuntu ku ruhande wambwiye neza amakuru wari umfitiye nkamenya ngo bimeze gutya nkamenya n'aho mpagarara. buriya urareba nyine pe urabizi nta kintu naguhisha. ndabizi rwose gusa nyine njye uriya muhungu ntabwo namuyoberwa kuko turirwana mu kigo nawe ubibona. ndabibona bambara ni umuhehesi w'aho ngaho ntabwo ashobotse pe ndabona ntabwo akwiriye gukundana nawe kuko umukobwa nkawe witonda ntabwo nshaka ko ntabwo nakwifuza ko ari umuhungu wakugera kubabaza kandi inshuti yanjye nakubwira ati uriya muhungu ntabwo ashobotse. ntumbwire ko ibintu maze igihe ntekereza ari byo. mbese kandi mu by'ukuri nanjye nabibonaga ko ashobora kuba ari umuhehesi ariko umutima wanjye ntubinyemeze neza ariko ubwira inshuti yanjye ashobora kuba ifiteho amakuru. gusa birambabaje narabyumvishe nyine bagenda bimbwiriza gutyo ndavuga ati reka mbikubwire nawe ubimenye wifatire umwanzuro urebe igikwiye nawe icyo ukora. ndetse ubundi n'abandi bagenda babivuga byumva mu ba bakobwa bagendana cyangwa se atereta umwe muri ba bakobwa baba bari kumwe ntawamenya hari uwo nkeye kumwe muri bo. ninde se kandi none oya ntabwo namuvuga ntaramenya amakuru neza kuko n'ubundi ntabwo ndabyizera ariko nkurikije njyewe ibyo natekerezaga n'amakuru mpaye nshobora kuyungurura nkakuramo ikintu cyanjye kizima cyane. wowe genda wicare utekereze kabiri. ariyera nari nacecetse kuko nabonaga utaratuza ariko iki ni cyo gihe cyiza cyo kureka Brian kuko afite imico itari myiza. nari narabibonye ariko ubwo bimbwira inshuti yanjye reka mbikore. Brian rwose pe si ukukugira inama mbi si ukugira utere ko mureke kuko ntabwo ari mwiza pe nta mico myiza afite ni uwo kukubabaza gusa. ese Brian nzashobora kumurekara? numva bingoye cyane. we byige kuko rega umuntu arahomba mu buzima ibintu umuntu abahombye ni byinshi uriya ntabwo ari we wakwangiriza future hejuru y'umuntu nyine umwe kandi hari abandi benshi cyane wakabonye kandi bakwitaho batakubabaza. kuko inama zawe ngiriye kandi ndazikunze reka Brian mureke.